wari kumvanga ahanga agiye kumvanga none se muhungu hano hari ibyaha aregwa uri kubihuza na jihad gute ko jihad ari mageragere none se ibi byaha se muhungu yakoze bihuriye hehe na jihad kanswere mu ishuri utumva ikinyarwanda mvuge mu cyongereza se sinzi niba hari ururimi bivamo nkabyumva Jane wamufasha birakura biti Godfather ndakumva reka dutegereze uzumva impamvu bihura uruva ngo iyi dosiye hari ihurira na jihad naho bihuriye buri wese arabazwa ibye jihad arabazwa icyagatozi kirashira mu gitondo ejo azataha ariko iki cya Semuhungu turi hano ku isi icyo ukoreye mugenzi wawe nicyo nawe uzakorerwa ntiwabura gukoresha amarangamutima kurusha ukuntu wakabaye uri kumpa inkuru ya nyayo nk'uko yakabaye imeze ndi gukoresha amarangamutima sinaguhaye inkuru mu gitondo yego none se urashaka iki mvuga iki koko ibintu nabikubwiye mu saa 11 igihe kibisohoye none ajye nabikubwiye wakoze live tubibwira abanyarwanda barangije ngo bamufunguye ngo ari hanze ntubura wampaye amakuru igice urakoze cyane Erika n'ubundi amakuru uri kumuntu kumusobanurira amasomo meza okay ururyo urukumpa inkuru urukusha nk'amarangamutima cyane kuri utampereza the real story Jani urahorata ingwa ari gukoresha amarangamutima ari kumvanga Jani baby ariko Titi umaze guforowinga n'abantu 80 Titi uraho yes sir nyuma yo kumva ibi byabaye kuri Eric Semuhungu mbisha muri wowe umeze ute missionary mbisha wari mbisha ugize ubwoba umva ubwoba bukomeye cyane koze cyane Eric akugarutse sinzi telefone yanjye Janine uranyuka Janine wagiye aya makuru arahari ariko hari ikintu mugomba kumva Godfather hari riko ndi mu kazi oya nkereza mu masegonda ariko si wo gukora amajoro harya gusa ngwina mu masegonda make umva nkubaze hano twumvisha umuvugizi wari bavuga ko abantu bareze cyangwa abafashwe ku ngufu barenze umwe abo bombi wabo bazi cyangwa uzuriye umwe wari uriya wa mwana wari wagusuye afaranze batatu Godfather mu izina rya Yesu ariko so wagiye ureka kunkura umutima nguhe ibintu kuri WhatsApp rero nizanga ndabifite Jesus ndategereje Mungu wangu kindi nuza wamubajije ngo bihurira hehe ngo ko tugarura jihad cyane urumva jihad kugarukamo cyane nuko babaye inshuti bamaranye igihe kinini urumva aho jihad ahuriye n'ibibazo uyu nguye aho kugira ngo amufate mu mugongo avuge ati pole bimubayeho nta wabyifuriza umuntu ahubwo yarahagurutse arabyina urumva so rero natwe kugomeza duhaguruka nukumwereka ko iyi si nisakaye ibyo yifurije jihad ahubwo we noneho agiye kubibona inshuro zirenga 5 urumva twebwe turi hano nje sindi hano kuvugira umuntu numwe ariko ndi hano kuvuga ko nta muntu ukwiye kwishima hejuru y'undi Godfather ntawe uhure n'ibibazo bingana iki uhure n'intambara zingana iki iyi si nisakaye buri umwe wese yanyagirwa so rero biba byiza buriya kubana neza mu mahoro jihad nkuko nuza keza yabivuze jihad yagerageje kumuhunga pe ariko uyu muhungu yakomeje kwensesta cyane kugira ngo abane na jihad kandi jihad nkuko keza bivuze Godfather mbanye na jihad hafi imyaka 8 jihad ntago ari indyarya ntago ari wa muntu kuryarya iyo abona uri umuntu utari inshuti udashobotse aragutaka kure urumva jihad ndakubwiye ngo ni inshuti magara umugize inshuti ni ubibona ko ari inshuti urumva
nasohokanye na Jihadi twarasangiye twumva mana yanjye Jihadi twarabanye pe ariko ntabwo nigeze mpungabanywa n'umuntu uwo ari we wese cyangwa se ngo mfatwe nabi cyangwa se ngo ngirene ndi kumwe na Jihadi never. So rero kugomya tugarura Jihadi nuko tuzi uburyo uyu muhungu yamubyimye ku mubyimba ziriya saga zikigwira Jihadi, niyo mpamvu agomya agaruka ariko ubundi nta kintu. Ibi bintu byanuza bya Eric Semuhungu ntaho bihuriye n'ibya Jihadi at all. Urumva nibyo uri gutekereza ngo wasanga ngo hari abamugambaniye. Eric Semuhungu haba baramugambaniye bakamugambanira guturuka muri Amerika, ubu ngubu bakurira indege bakamuripotinga akajya mu Rwanda, bakongera nanone bakamugambanira mu Rwanda. Does that make sense to you? That doesn't make no sense at all. Uyu mwana w'umuhungu biragaragara ko ni ibintu abamo, ni ibintu ahubwo yari yaragize nk'umwuga, ni ibintu mbona umenga ahubwo igihe cyari reka nayo kuvuga byinshi, reka nsubira mu kazi ndaba nkumva ngo dufa. Ushobora kumpereza ibyo bintu wari ugiye kumpa niba ntacyo bitwaye? Ndaje mbiguye mu kanya ndaba ngiye muri break. Thank you so much. Mubyuke dusenge. None mu Rwanda ubutinganye ntibwemewe. Ntihagire umuntu noneze mu Rwanda ubutinganye mu Rwanda buremewe. Shami ryacitse umurizo. Noneze mu Rwanda gutingana ntacyo bitwaye. Mu Rwanda gutingana nta kintu bitwaye. You can ting and tingwe. Mu Rwanda mu butinganye yaza ko bari Bugande bari kwa bamutwitse. Bugande mu Rwanda ubutinganye ntacyo bitwaye. Mu Rwanda you can ting everybody. Ubutinganye nta kibazo. Niyo mpamvu byose byitwa kurongora. None se kaze wumvi usuri kumva hano wari second nose nturi kumva hano uri kumva hano ni normal. Umunyamakuru wose akimatise noneho yaba yararongwe nta gitangaje kirimo. Umva uretse yafashwe tariki 9 Mata. Umva Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka, akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icyambere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Guys, abantu 2200 mwantapingiye screen kweli. Can you tap your screen? Ubu ntimwatapi. Can you tap your screen? Gufata urutoki rwo gataping bigutwaye iki koko? Fata urutoki utapinge screen. Mushobotse gake pe. Mushobotse gake. Tega amatwi hano wumve. Mu ntapinge screen ndabasaba. Ubundi vantu nkuru izindi. Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka, akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icyambere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Amahinga data. Ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu. Igihano gito kirimo n'umwaka umwe, ikinini ni imyaka 15 y'igifungo, hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2, ubwo bitewe n'icyaha. Muri make hari abavuga ko abo yakoresha imibonano mpuzabitsina barenze umwe. barenze umwe. Iperereza racyakomeje, list ishobora kwiyongera. Gusa icyo tuba tubwira abantu, niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe ntatinye kuza kuri RIB gutanga ikirego. Abo yabikoreye n'ab'iki gitsina. Aha abareze ubu ngubu n'ab'igitsina gabo. Yesu. None Semuhungu Eric birababaje. Ngiye rero ndikumva ntuza umutwe umuntu uzuri kundya. Ndashaka gufata ntuza mutapinge screen. Ndikumva abana nakwerekana harya aya mafoto yashyize hanze bigize icyaha. Inkuru mfite
mena umuce mbishyire hanze mu ntibigize ibyahara mutapinge screen ngiye kubakubita ikintu bita chat ndaza gupfuka mugiye kureba iby'amaso yatigeze abona. Everybody tap your screen, tapping a screen. Abantu muri kuri Twitter, abantu muri kuri X, abantu muri kuri X ni muze kuri TikTok guys, abantu 2200 please ndabasabye mutapinge screen ya abantu muri kuri Twitter mureke mbe nigiriye kuri TikTok niho mutiye nkorera inkuru nk'izi ngizi hano kuri Twitter ubundi ntago bashaka kwazana inkuru ngizi zirimo mfitano ziri na showbiz. Twagiye kuri TikTok abantu muri kuri Twitter izina ni ryari ni Godfather, go and follow me ubundi dukomeze. Kuri Twitter mvuyeyo ndi kumva hano ngiye kumanika amafoto mutapingira rimwe mwese guys, everybody tap your screen. Fata urutoki rwawe ukoreze hariya ku bwanwa wakora. Niba ukunda jihad kanda kuri jihad, niba ukunda semuhungu kanda tapinga kuri semuhungu. Ndashaka kugira ngo manure everything I have. None ze ikibazo zana izo foto ndebe, ariko ndumiwe koko abantu murashaka kureba ifoto ariko reka muri bazima muragira ngo bakubite ntago nabikora. So ariko ngiye reka namaze kuzitegura neza, mfite uburyo ngiye kubahereza amafoto. Ntabwo ngiye amafoto mfite, ntago abana barengeje imyaka 18. Ndare mutapinge screen, tap your screen people, mutapinge screen tugere kuri miliyoni ubundi mpite kugira ngo batamanuka ubundi mpite mbereka. Nababwiye ngo nimuza kwitegereza nje dore inkuru nayiboneye musome chat bro. Man ntago tuba turanga amakuru abahari, amakuru byose twari tubifite, amakuru abahari, ibi byose details ndabakubita amajwi mwe mubwire ngo muriteguye gusa murandikamo ijambo rimwe ngo twende kazi inkuru yose nyibarangure. Mutapinge screen tugere kuri miliyoni. Tap your screen people. Kuyikura turi gusoma nagombaga kuyikura wowe se nimuyibonye kandi ntabwo rwambere nyishyizeho. Nkeneye amarozezi 8 abantu bose mushyire mu turoza, abantu mwese mushyiremo amaroza. Reka nzu ndebe abantu 2000 mushyiremo amaroza mwo kashyirwa inyonge. Ndebera ikintu bita umunyarwanda mushyiremo amaroza mwo kashyirwa inyonge. Ahangaha bagiye kudukura ubu nta muntu wagira gutya akavanamo n'iriya ntuza. Ubu ntaho twagiye gazi barakuba gatatu baradukubira kabiri, bagiye kudukubira kabiri, buri wese nari kuri ikintu kiremereye afite kugira ngo baze kumbaninga. Twagiye hanyuma iyi account ndagira ngo umuntu utayifollowinga everybody follow this account. Umuntu utayifollowinga na ifollowing guys times 2 chat. Umuntu udafollowing iyi account na yi following, umuntu udafollowing iyi account na ifollowing ubundi imbereke uburyo tubisesenguramo. Let's go chat. Utayifollowinga ndasaba ko afollowinga iyi account. Udafollowing iyi account ndamusaba kuyifollowinga. Hurry twihuta ubundi inkuru nyirambure. Hanyuma dore iyi account niba ushaka kureba inkuru n'amafoto reba kuri iyi account nzamuye nonaha. Kanda kuri iyi account ifite akadarapo ka Canada ya Godfather. This is my big account guys. Barakuba kabiri hano, barankubira kabiri, baradukubira kabiri. Drop any big gift you have, dropping right now. Hanyuma kanda kuri account ya Godfather niho igiye kupostingaho izi inkuru yose irambuye n'ama screenshot yose mfite ngiye kuyashyira kuri account. So you have to follow this account. Iyi account nzamuye vana ko gasara bayifollowing, numara kuyifollowinga then kazi barakuba kabiri. What's wrong with you people? Following iyi account reka niyo uri busangeho post n'inyandiko zose n'ama audio n'ama voice note niho ngiye kuyashyira. Nama voice note niho ngiye kuyashyira kuri account nazamuye siziri no kuyibona. Ngaho mwibaze ku bantu 2000 bro nsinzwe n'umuntu ufite abantu batarenga 5. Mureke murebe ukuntu ibintu ari igitangaza.